wasanga ibi ngibi utari ubizi. Reba ukuntu wakora nawe 3D animation izina ryawe rikajya ryikaraga muri screen nka wallpaper yawe. Twagiye ujya muri Play Store nk'uko bisanzwe, ugasacinga app bita 3D my name live wallpaper. Uko nguko byanditse, usacinga ino app muri Play Store yawe, warangiza ukayinstallinga. Bibutsa yuko iyo ukoze action cyangwa se iyo ubikoze bikanga, unyandikira muri comment nkagufasha byisumbuyeho. Ariko akenshi ntago ari uko biba byanze, ahubwo akenshi ari igihe uba utarebye video ngo irangize. Utegereza gatoya ikabanza ikiyinstara. Iyo karangije kwiyinstara uhita ugafungura, kanda kuri open. Murabona ukuntu muri screen yacu hameze. Noneho hano handitse ngo my name here, bivuze ngo shyira izina ryawe hano. Ukuntu rero bigenze, ujya muri edit. Ntago turaga setting muri tableau, utazahita uvamo ugahita ujya kura muri tableau ngo urako byagiye mu wapi. Kurikirana, tumaze kukinstallinga, turagafunguye, uhita ukanda hanga kuri utudomo dutatu hano. Aha hejuru kuri utu tudomo dutatu niho uhita ukanda. Iyo umaze kuhakanda uhita ubona ahantu handitse ngo edit text. Edit text, ugahita wakanda. Ahari handitse my name here, wandikamo izina ryawe. Wenda reka twandikemo Jados Net Media nk'uko ubishaka kabisa. Wakoresha inyuguti nkuru, wakoresha intoya, byose birari. Ugahita ukanda kuri OK. Murabona ko handi hari handitse my name here, hahise handikwamo Jados Net Media. Unuvuga ngo iyo ushatse kugira ngo ubyemeze muri screen bibeho nka wallpaper, uhita ukanda kuri twa tudomo dutatu utu, maze kuhindura izina. Warangiza kudukandaho, ugahita ujya hano handitse set live wallpaper. Set live wallpaper. Nizeye ko turi kugendana. Ujye ureka video irangire kugira ngo tuzakora amakosa. Iyo umaze kuhemeza, ubwo ubu ugize gute, ubu yemeje hehe muri screen. Ariko mbere yuko uyemeza neza, uhita ukanda hano. Aha hasi hari ahantu handitse set wallpaper. Aha hasi aha niho ukanda. Ariko mbere yuko tuhakanda, reka turebe se wahindura gute. Ushobora kubona ino karata ariyo ukunze, ushaka nk'ira karata twakoresheje video gitangira. Ubwo reka tugaruke inyuma, ukana n'ubundi kuri utudomo dutatu, warangiza ugaselectinga. Ushobora no guselectinga image for background, ukajya muri foto zawe. Aka video kamamaza karabanza kakagenda. Ukajya muri video zawe, wenda tuvuge, reka wenda mfate nk'iyi wallpaper iyi. Ugahita uyemeza. Kwemeza ni hano hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyemeza, urabona ko ihita ijyamo. Nimba wenda ari nk'umusheri wawe cyangwa se ari umuntu wishimira, ushobora kujya ku tudomo dutatu, ugakanda kuri select. Utudomo dutatu, ugakanda kuri select image for background. Ubwo ni image ushaka cyangwa se ni ifoto. Ukajya kuri pink. Ushobora kwifata video ako kanya, take ifoto, cyangwa se kuri pink from gallery. अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। बस अपना फोटो अपलोड करो और आप kamereza ibyawe.
Nama ndababwira ngo reka wenda nkoreshe wallpaper yanjye iyi uhita ukanda hano hejuru ivuga continuing ukayemeza, warangiza ugahita ukanda hariya hejuru handitse save, muri kuhabona ugahita ukanda save. ubwo nuvuga ngo ya background yawe uhita ugira gute, ihita iza muki muri nuvuga ngo rya zina ryikaragira muri background yawe. Ibi ngibi urabisetinga nka wallpaper. Ikindi nshaka kubereka rero no guhindura the structure of these letters, uburyo ano magambo ari kugaragara ugarukamo hano n'ubundi muri set hano kuri utudomo dutatu hano hejuru hano nagomeje kubereka none ubundi ibintu byose bikorera, ushobora no kwivumburira ibyawe. So ujya rero ujya ujya ku twatudomo dutatu ugakanda kuri setting, noneho ubwo ugiye guhindura structure of the letter cyangwa uburyo letter zigaragara, ukanda kuri setting ara hejuru, nimba video iri kwamamaza ukayireka ikarangira, warangiza ukamanuka, murabona hariho utuntu twishi, ujya kuri font type hano niho selectinga kuri font type ukaselectinga, urabona hari utunyuguti twinshi. Ngiye rero aka kambere niko baduhaye, ngiye rero ako nkunda ugenda ushyira ureba nimba ukuntu bigenda bihinduka, nimba biryoshye, nimba ushyiza aka ngaka kujya kureba usubira inyuma ukajya kureba nimba karyoshye. Murabona karyoshye, byaterwa n'amahitamo yawe, nko ku bakobwa aka ngaka kararyoha. Noneho ngiye reka nsubireyo, njye kuri setting manuke kuri font type yerekana subira inyuma. Mwabonye, murabona yuko Shadowsnet Media iyi ngiye niko nkunda kara ka kabiri, iriya leta ya kabiri ariko iri kwikaragira muri background twasetinze, mwabirebye ubisubiremo witonze. Hanyuma ushobora guhindura, mubonye ahantu nkanze kuvuga ngo ushobora guhindura ya background yawe. Dore ngaha ahantu nkanza nga kuri positive image, ahangaha hameze nkahagiye nka gallery kuri positive. Ushaka guhindura ya background yawe ukakanda, none ukaba waza hano muri foto hasi ugahitamo iki, ugahitamo image yawe cyangwa se ifoto yawe ushaka. Iyo ushatse ujya kuri kamera ukayifotora cyangwa se ukayikoropingira hano. Urabona rero byose twabivuze. So iyo ushaka rero kugira ngo ukuremo ya background, ugaruka kuri za setting, uza hano hasi hano kuri setting cyangwa ugasubira hejuru, warangiza muri setting ugahita ujya kuri background type, ugahita ukanda ahangaha kuri urabona hari handitseho custom background, none uhita ujya ahangaha kuri default. ubwo ugiye kugarukana na background, cyangwa se kwa kundi byari bimeze biri mu matafari, cyangwa ugakanda kuri no background, ibintu uvuga ngo screen yawe irasigara black. Ngiye nibyo nkunda nyine black color muri telefone cyangwa muri machine. So ugahita ugira gute, ugahita ukanda kuri no background, ugahita wisubirira inyuma, ugasanga ya wallpaper yawe iri kwikaragira muri black, nibwo bigaragara neza. So hanyuma ubwo tugiye kwemeza turebe nimba byakoze. Mwabonye ibyo twakoze byose, kwemeza tujya kuri set live wallpaper. Ubu ngubu ukamanuka hano hasi kandi naberetse, uhita wemereza bwa nyuma, ukemeza ukajya aho ushaka. Urashaka ko izaziza muri home screen and lock screen, kwa kundi nyine uba wafunze. Mujya mubona ko umuntu afunga telefone screen nyine sleeping, ayisleepingisha, noneho yafungura hagahita hajyamo ifoto y'umuntu cyangwa se y'ikintu. Noneho wakuramo urufunguzo ugahita ugera ku yindi
image cyangwa se ku yindi foto. Ubundi home screen, ahanditse home screen ni ya foto ushyiraho wanakuyemo urufunguzo ukaba ari ubona. Noneho home screen and lock screen urumva ni bibiri, ni home screen na lock screen. Lock screen ni ya screen, ni ya foto ubona kuri screen ariko harimo urufunguzo. Harimo abantu batari babizi. Ushobora gufata ifoto ukayisetinga ikajya igaragara harimo urufunguzo, ariko wakuramo urufunguzo ya foto ikavamo ukabona iyindi pepa. Bivuze ngo home screen ni ya foto niyo waba wakuyemo urufunguzo uhitiraho kuri screen yawe, ariko lock screen niza iyo ukuyemo urufunguzo itigenda. So rero reka dushyire muri home screen ku buryo niyo nzankuramo urufunguzo nzanyisangamo ukemeza. Iyo umaze kwemeza bakubwira kureba video urabyihorera, free videos urabyihorera ugakansaringa nta kibazo. Noneho tugahita tuvamo. Urabona two twavuyemo. Mwabonye screen yanjye, mwabonye ukuntu yabaye. Uvuga ngo screen yanjye yanditseho Jados Net Media. Nawe rero kana video wagakunze wabyikora kuri telefone yawe, ukajya ufungura telefone yawe ugasangamo ibyiza byikaraga, ugasangamo rotation zose. Wabikora ku bwawe. Uramutse ugize ikibazo wanyandikira muri comment nkagufasha. Link wakuraho ino app mu gihe utari kuyibona muri store cyangwa muri app store, ujye muri description urayisangamo link nayishyizemo, hanyuma ukadownloading ugasetting, kandi wibuke gukanda subscribe niba utarakanda subscribe, like and share. Turi kumwe, ciao ciao.